nkuko muri kubireba ku mashusho ndi gutambutsa ngo kuri screen zanyu, uyu nguyu ni Vestina ndetse n'umugabo we Idrissa Odroago. Abangaba rero ngo nyuma yo gukora ubukwe bakaba bagiye kwifatira rutemikirere ngo berekeze mu gihugu cya Burkina Faso nkuko muri kubireba kuri screen zanyu. Kizo ipaya. Nyuma rero abangaba n'ubundi bakaba bagiye nyuma yuko bakoze ubukwe ejo bundi ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, ubwo twari turi ku munsi wa gatandatu. Ngira ngo ibirori by'ubukwe bwabo gusaba no gukwa ndetse no gusezerana imbere y'Imana, ibyo birori n'ubundi byaratambutse hano kuri Kizo Empire, ngira ngo abantu barabibonye. Uyu munsi wa none rero ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi bakaba buriye indege ngo bigire mu gihugu cya Burkina Faso. Nkuko abantu batubwiye amakuru bari ku kibuga cy'indege bababonye, ariko ngo bakaba bashatse kubikora mu ibanga nkuko muri kubibona ko umugore yari afite isoni cyangwa se yashatse kwihisha itangazamakuru, nubwo atari abanyamakuru benshi babibonye. Ariko ngira ngo murabizi ko na telefone ubwayo burya iyo umuntu ayifite aba ari umunyamakuru, niyo mpamvu nta kwihisha kuba kugihari. Hanyuma rero reka tubwire Vestina ndetse na Idrissa tubabwire ngo urugo rwiza nimba koko bagiye muri Burkina Faso bazagire ukwezi kwa buki, bazabyare hungu na kobwa, nibiba ngombwa babyare n'impanga. Tubifurije guhirwa mu buzima bwabo. Tuva ngaho rero twerekeze n'ubundi kuri wa mukobwa wacu cyangwa se kuri wa mugore wanze kubyemera. Ngira ngo ino video ni video yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, bamwita Uwase Muyango Claudine na Miss Photogenique umwaka w'2019. uyu nguyu ngo yanze kuba umugabo, ahitamo kwibera karashika yo ku mihanda, ariko kandi akomeza nayo kubyemera. Ngira ngo mu minsi ishize yaravuze ati ngewe mu mvuge nta kibazo, ariko kuvuga ku mugabo twabyaranye Kimenyi Yves byo ntimukore iryo kosa kubera ko ibi bintu ntago aba birimo. Dore rero yanze kuba umugore, ahitamo kwibera uwo ku mihanda, niyo mpamvu muba mumubona yiyahuza ibiyoga. Ngira ngo nabagejejeho inkuru y'umukobwa wishwe n'inzoga. Uyu nawe rero natareba neza ejo bundi tuzaba turi kuvuga indi nkuru. Uyu nawe rero ni wa muhungu w'umukobwa, ariko wabyaye nguyu nawe ntazaseke kubera ko uyu nta muhungu murimo sinzi rwose. Ubu kandi uyu nawe bamutureye mu ishoka y'umweru ngo bagiye kumukingiza. Nawe ujye undebera, ubu ngo ni umugabo mu bandi. Aha rero ngo ni ku Gisenyi nkuko muri kubireba ku mashusho. Mu minsi ishize mu cyumweru cyakonje hari hahiye, aba n'abakobwa bari ku Gisenyi. Nawe ujye undebera, uyu nguyu ukamugwaho ngo ushatse umugore, nga nawe ndebera ibi byose Mana yanjye. Reka twikomereze twigire kuri Kasuku Jesque za mupango. Ngira ngo muri kumubibona ari kumwe na Kevin Kade, ariko ikintu nibajije nkimara kubona ino video, Kasuku ko aherutse kutubwira ko Kevin Kade ngo ari umutinganyi ndetse ruharwa ngo atingana n'umugabo w'umurundi. Ubu noneho Kasuku kuba ari kumwe na Kevin Kade byo turabyita iki? Ngira ngo murabizi Kasuku aherutse kubivuga avuga ko ngo Kevin Kade ngo ni umutinganyi ruharwa, ngo nubwo akomeza kugenda bihisha ngo atingana n'umugabo w'umurundi w'umushoramari, ngo yamukodeshereje inzu ku Gisozi. Ngira ngo ibyo byose yarabivuze. None dore yavuye muri Mongolia aza muri Amerika aho bari bagiye gukora igitaramo. None dore barimo baravibinga. Gusa amakuru angeraho nuko ngo Kasuku yari yasinze buyede arimo aravanga inzoga. Ngira ngo muri no kubibona kaneta afite n'ubwoko bubiri butandukanye. Hano rero ngo yasinze buyede arara mu nguni, niyo makuru angeraho ku bantu bari hariya ahitwa i Texas. Kasuku ngo yasinze buyede nyuma yo kuvanga ibiyoga by'ubwoko bwinshi, noneho atanamenyereye. Byagezeho biramukoroga noneho no kubera kubyina imiziki. Ngira ngo muri no kubibona ko bari ahantu hasa nkaho hafungiranye hatutubikana ukuntu. Rero kubyina imiziki myinshi byatumye avangirwa, hanyuma nyuma y'imiziki isereri iramufata. Tuva ngaho rero twerekeze ahangaha rero ndagira ngo mu ntega amatwi cyane, kubera ko biraza gusaba ubundi bushishozi, hanyuma bibatere kumenya abantu cyangwa se inshuti zanyu muhorana za buri munsi bakuvuga nabi iyo mutari kumwe, hanyuma mwaba muri kumwe bakakwigiraho umwana mwiza. Aya majwi ya Kasuku
ndagira ngo aze kubera isomo abantu bamwe cyangwa se abandi, hanyuma biguhe kuza kumenya ese umuntu muba muri kumwe cyangwa se umuntu ugusekera muri kumwe iyo mutandukanye bigenda gute. Hano Kasuku yari ari kuvuga ukuntu ngo uwitwa Meddy ngo ari umutinganyi ruharwa, ngo ari agatinganyi, ngo ndetse ko n'amakuru anayafite. Ibyo ngibyo akaba yarabivugaga muri bya biganiro bye ngo byo gutatura bya bindi bye, ibyo akaba yarabikoze mu minsi ishize avuga ko ngo uwitwa Meddy ngo ari umutinganyi. Ariko ndagira ngo undebere hano kuri no video, hano noneho arimo aravuga ngo wa mukozi w'Imana mumbabare musuhuze, dore mpuye n'umukozi w'Imana Meddy yayagaye yishimye. Ngira ngo muri kubibona kuri video ko yari yayagaye ko yabonye umusitari, kandi nk'uko nabikubwiye mu kavideo kabanza yari arimo arivugira ko ari umutinganyi. Ubwo ntamaze guhura n'abatinganyi babiri, Kevin Kade yavuze ko ari umutinganyi, none tubonye bari kumwe mu kabari ndetse bari no gusangira. Ubwo sinzi niba Kasuku nawe ari umutinganyi. Yavuze ko Meddy ari umutinganyi, none dore hano barimo baraseka, yavuze ko ngo abonye umukozi w'Imana. Ubwo Kasuku nawe tumwite iki? Ese tumwite umutinganyi cyangwa se tumwite umuntu cyangwa se tumwite umuntu ugize gute buriya? Gusa ariko izi nshuti zo zibaho, izi nshuti zibaho, bakuvuga nabi iyo udahari, ariko waba uhari muri kumwe bakakuvuga neza. Ibi rero nibyo Kasuku yakoze. Ubu ndabizi na nyuma yo kuva muri Amerika cyangwa se n'ahandi, dore ko uyu nguyu indege ntigezima, ubu azagaruka nabwo yongereye yicara tubwire amabi yose yagiye abona, cyangwa se n'ibinaba ngombwa ahimbe ibinyoma. Inzererezi bita Meddy rwose simashaka no kuyumva, mane uri ikigoryi, ni ikigoryi cy'igitinganye mane. Kwa Meddy n'urugo ry'ikurutinganye ruri aho ngaho nyine tu nsigaye n'ubona ngo gisigaye gikundana na Eric Semuhungu, cyagiye kuri BBC, akumva ngo cyagisha nk'ari kinini, kagiye kuri BBC karavuga ngo umukobwa ngo w'inshuti yanjye watafaka mwa. Ibyo ngibyo rero bitangiye kubijyamo uri umuhanzi, ubu utangiye kujya kuvuga manje kwa ndiko n'umukozi w'Imana Meddy. Meddy fokuriya umukozi w'Imana ndiko n'umukozi w'Imana Meddy. Reka tuve kuri Kasuku Jesquizo wa Mipango, reka tujye kuri Aline Sano. Uyu Aline Sano rero abantu nimutamuba hafi araza kuba yatekereza nabi, hanyuma nawe ajye mu nyubako iherereye hariya mu mujyi abe yagira utuntu twe yikorera, kubera ko yatangiye kugira ibyo atekereza nabi ku mbuga nkoranyambaga. Arangije aragenda arasiba icyitwa imbuga nkoranyambaga ze azikuraho burundu. Uyu Aline Sano mu ijoro ryakeye yagize gutya, arangije yandika ubutumwa agira ati ndambiwe ngewe gushimisha abantu, ngewe nyamara ntishimisha. Uyu Aline Sano akaba yakomeje kugenda avuga amagambo menshi kuri iyo poste yashyizeho, nk'uko muri kuyireba aho ngaho kuri ekran zanyu cyangwa se kuri screen zanyu. Ubu ni ubutumwa yanyujije kuri X ye cyangwa se kuri Twitter ye, avuga ko ngo arambiwe gushimisha abantu, we atishimye, ahubwo ngo ikintu agiye gukora, agiye gukurikira ibimubyarira inyungu, ariko rwose ibintu byo gushaka gushimisha abantu nyamara we nta nyungu abifitemo, agiye kuba yabihagarika. Bamwe mu bareba imboni za kure cyangwa se muri babandi bita abasesenguzi bagize gutya, barangije bareba ibyo Aline Sano yakoze cyangwa se yanditse, niko guhita batekereza ko Aline Sano yaba agiye gusezerera umuziki we. Uyu Aline Sano mu mwibuke mu ndirimbo zitandukanye yagiye akora nyinshi cyane, ariko nanone ntabwo twakwibagirwa ko Aline Sano yadusezeranyije udukingirizo cyangwa se kapote, ariko nyamara ntiyatuzana. Ngira ngo utwo dukingirizo yaturonshinze cyangwa se akaba ari inkuru yazanye y'igihuha, ubwo yari agiye gusora indirimbo bita Bu and Be. Ngira ngo iyo ndirimbo murayizi, ajya kuyisohora yazanye igihuha kivuga ko agiye no kuzana udukingirizo. Ngira ngo muri iyo video bita Bu and Be utwo dukingirizo yaratwerekanye. Si uyu gusa ariko wavuze ko agiye kuzana udukingirizo, kubera ko n'uwitwa Davis D nawe yavuze ko agiye kujya akora udukingirizo cyangwa se agiye gushinga uruganda rw'udukingirizo.
ibyo bivuyeho rero uwitwa Aline Sano abonye ko ibyo ngibyo bitagikora arongera atubeshya amakariso ya Aline Sano cyangwa se amakariso yanditseho Aline Sano. Kuva icyo gihe ntabwo twongeye kugira ikindi kintu twumva kuri iyo mishinga yose, ahubwo icyaje kugaragara nuko we yatweretse ikariso yanditseho Aline Sano ari we wenyine uyiyambariye. Hanyuma abakobwa mu kujya ku masoko ngo baka amakariso ya Aline Sano, abacuruzi babateye utwatsi bababwira ko ibyo bintu nta nibizabaho. Aline Sano rero uyu munsi wa none akaba arimo haribazwa nimba icyabimuteye ari imiziki ye itacyumvwa cyangwa se ari uko batamufata nk'umusitari, dore ko no muri MTN Iwacu na Muzika Festival uyu muhanzi atigeze ahamagarwa cyangwa se ngo abe yagira gute abe yakenerwa. Ibyo byose rero akabona ko ari byo bishobora kuba bituma akomeza kugenda ashimisha abantu, ariko nyamara we ntibamushimisha cyangwa se we ntiyishime. Ngaye nguko rero ibya Aline Sano nimunyemerere ngane ku musozo, mbasaba ikintu kimwe nyabona mujye mukanda subscribe, kubera ko inkuru nk'izi ngizi nta handi uzajya uzikura uretse hano kuri Kizo Empire. Ubwo ikintu bigusaba wowe gusa ni ukureba munsi y'ino video, hanyuma ugakanda aho handitse ijambo subscribe, hanyuma iyo ukanzeho haza akantu kameze nk'inzogera nako ukagakandaho. Icyo gihe inkuru zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga ntabwo uzajya uzibura hano, kandi ni inkuru dukora umunsi ku wundi. Jye mwumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire. Munyemerere n'ubundi duhurire mu zindi nkuru zikurikira, kandi ndabizi ko ari nyinshi cyane, inkuru ziracyaza. Ndabashimiye cyane, ciao ciao.